Muraho neza? Aha ngaha ni ku Izina by Manzi. Murabizi ko turi mu rugendo rwo gusobanukirwa amazina y'abantu n'icyo ashobora kutubwira ku buzima. Uyu munsi reka tuvuge ku izina Innocenté, izina ryiza ariko rikunze gusobanurwa nabi na bamwe. Izina Innocenté rituruka ku ijambo ryo mu Kilatini innocens, risobanura utagira icyaha, utagira ubugome cyangwa inzirakarengane. Mu Kinyarwanda cyacu, umuntu witwa Innocenté aba asa n'uwitwa umunyampuhwe, utuje, utavogera abandi. Abantu benshi baryitwa baba bameze neza, bazi gutega amatwi abandi, kandi barangwa n'icyizere n'urukundo. Ni izina ritanga isura y'umuntu utikurura, ucecetse ariko utekereza cyane. Witwa Innocenté, dore ibintu byiza abantu baba bategereje kuri wowe. Harimo kuba inyangamugayo, muri make ukaba ugirwa inama kandi n'abantu bakwizera. Guhorana umutuzo, udatwarwa n'amarangamutima ya buri kanya. Guhuza n'abandi, ntukunde guteranya ahubwo ugashaka amahoro. Innocenté ni izina abantu bashobora kwakira nk'ivugurura, muri make umuntu wiyubashye kandi ushobora kugirira abandi neza. Ariko se izina Innocenté rishobora kugira ingaruka mbi? Yego, rimwe na rimwe abantu bashobora kukureba nk'udafite imbaraga zo kwifatira imyanzuro. Iyo utavuga menshi, bamwe babyita intege nke. Hari n'abibwira ko uko witwa ariko uteye, bakumva muri make ntacyo wageraho. Ariko ibyo byose si ukuri, kuko ushobora gukora ibintu byiza, ahubwo ukabikora bucece. Ariko niba witwa Innocenté, menya ko izina ryawe rifite agaciro gakomeye. Si izina risanzwe, ni izina ry'abantu batekereza mbere yo kuvuga, bakubaha abandi kandi batitaye ku kugaragara cyane. Ese ikeneye abantu nkawe, bazi kurwana intambara zitagaragara, batihutira kuvuga, ahubwo bazi kumvikana. Niba wakunze ukuntu twasobanuye amazina, ukaba ushaka kuzajya ubona n'izindi video z'amazina dusobanura, kanda subscribe, like, comment na sharing kugira ngo uzajye ukomeza kubana natwe.